Ngaha turaje Nyagasani twitabira ingoma y'urukundo ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana iradukunda, ije kudukiza kuri uyu wa gatandatu w'icyumweru cya 17 mu byumweru bisanzwe, none tariki 2 Kanama 2025. Dore amasomo agiye kuduhuza n'ab'ijuru. Isomo rya mbere ni ryo mu gitabo cy'Abalevi, umutwe wa 25, umurongo wa mbere n'umurongo wa 8 kugeza kwa 17. Muri iyo minsi Uhoraho abwira Musa ku musozi wa Sinayi ati: uzahere ku mwaka wa mbere ubara, nugera ku wa 7 wongere utangire, bityo maze ubigire inshuro ndwi. Nurangiza icyo gihe cyose uzaba warabaze, kizaba kingana n'imyaka 49. Ku munsi wa 10 w'ukwezi kwa 7 uzavuza ihembe ryo kwizihiza Uhoraho. Ku munsi mukuru w'imbabazi niwe ihembe rizavuga mu gihugu cyanyu cyose. Muzatangaze mu gihugu cyanyu ko uwo mwaka wa 50 ari mutagatifu, kandi ukaba wo guhimbaza ukubohorwa kw'abaturage bose. Mbese izaba ari yubile yanyu, buri muntu azasanga umuryango we asubire mu isambu ye. Uwo mwaka wa 50 uzaba ari uwa yubile yanyu. Muzirinde kubiba imirima yanyu, kuyisaruramo ibyimejeje, cyangwa gusoroma imbuto zo ku mizabibu izaba itaciwe, kuko umwaka uzaba uwa yubile yanyu ukazababera umwaka mutagatifu. Muzatungwa n'ibizamera mu mirima. Muri uwo mwaka wa yubile buri muntu muri mwe azasubira mu isambu ye. Niba uri umucuruzi, mugenzi wawe akakuguraho ikintu cyangwa ukakimuguraho, uzirinde kumwungukaho. Mbese mwembi ntimuzahendane, muri abavandimwe. Nugura isambu na mugenzi wawe, igiciro cyayo kijya gikurikiza umubare w'imyaka ishize yubile ibaye, nawe kandi azajya kwaka ikiguzi akurikije inshuro uzasarura uwo murima. Niba guhereye kuhinga imyaka myinshi, igiciro kizaba kinini, niba kandi imyaka ari mike, ikiguzi kizaba gito. Koko rero kugura umurima ni nko kugura umubare w'inshuro uzawusaruramo. Ntihazagire rero umuntu wungukira kuri mugenzi we, bityo muzatinya Imana yanyu. Nduhoraho Imana yanyu. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 67. Mana yacu, imiryango yose y'isi ni kwamamaze. Imana nitware maze duhe umugisha, itwereke uruhanga rwayo rubengerana, kugira ngo ku isi bazamenye ko ari wowe ugenga, n'amahanga yose amenye ko ari wowe ukiza. Amoko yose niyishima ririmbe, kuko utegekana ubutabera ibihugu byose, ukagenga amahanga yose y'isi. Ubutaka bwacu bweze imbuto, Nyagasani Imana yacu aduhunda atya imigisha. Imana niduha umugisha, kandi niyubahwe n'isi yose aho iva ikagera. Mana yacu, imiryango yose y'isi ni kwamamaze. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu yanditswe na Matayo, umutwe wa 14, umurongo wa 1 kugeza kwa 12. Muri icyo gihe Herode umutware w'intara ya Galileya yumva iby'ubwamamare bwa Yezu, nuko abwira ibyegera bye ati: uriya muntu ni Yohani Batista, niwe wazutse mu bapfuye. Nicyo gituma afite ububasha bwo gukora ibitangaza. Kuko rero Herode yarafashe Yohani aramuboha, aranamufungisha, abitewe na Herodiya, umugore w'umuvandimwe we Filipo, kuko Yohani yamubwiraga ati ntibyemeye ko umutunga. Herode asigara ashaka kumwica, ariko agatinya rubanda rwabonaga ko Yohani ari umuhanuzi. Ku munsi wo kwibuka ivuka rya Herodi, umukobwa wa Herodiya abyinira mu ruhame, Herodi aranyurwa. Nibwo yarahiriye kumuha icyo ari bumusabe cyose. Nuko uwo mukobwa amaze kugirwa inama na nyina, aravuga ati: ngaho mpera ahangaha ku mbehe umutwe wa Yohani Batista. Umwami niko kubabara, ariko kubera Herode agira imbere y'abatumirwa be, ategeka ko bawumuha. Yohereza ujya gucira Yohani umutwe mu nzu y'imbohe. Umutwe bawuzana ku mbehe, bawuha umukobwa, awushyira nyina. Nuko abigishwa ba Yohani baraza, batwara umurambo we, barawuhamba. Hanyuma bajya kubimenyesha Yezu. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bayoboke b'Imana, nimugire amahoro. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Fungura buri munsi, ufungure buri munsi, ufungure abandi buri munsi. Ineza y'Imana buri munsi, ijambo ry'Imana buri munsi. Amasomo kintu yacu duteguriye kuri wa gatandatu usoza icyumweru cya 17 aratwerekeza ku gitinyiro cy'Imana. Gutinya Imana
ubwo tuza gutinda ku minsi mikuru. Iminsi mikuru y'Imana ituma dusabana n'Imana cyangwa ituma dusabayangwa, ituma dusigasira iby'Imana cyangwa ituma dusandaza iby'Imana? Iminsi mikuru yacu ituma duhura n'Imana cyangwa ituma dutandukana n'Imana? Iminsi mikuru dukorera Imana niyo guhezagira Imana cyangwa niyo guheza Imana? Buri wese yongera arebe iminsi mikuru ko ajya yitegura. Ese ni igihe cyo guhura n'Imana cyangwa ni igihe ukora ugakora ibishoboka byose ugatandukana n'Imana? Turaza kuzirikana cyane ku bubi bw'ibyaha bibiri, ndetse mu mategeko y'Imana birashoreranye. Ntuzice, ntuzasambane. Amategeko ya 5 ndetse n'irya 6 mu mategeko y'Imana agiye gutwegereza uburyo buri wese agomba kwitondera. Akenshi amategeko dukunze kuyica nkana, amategeko tukongera tukayica, nyamara kubiyemo igitinyiro cy'Imana, gutinya Imana ndetse no gutinya mugenzi wawe, icyubahiro cy'Imana ndetse n'icya mugenzi wacu. Umuhanga niwe uvuze ati gusambana bihamagara kwica, ngo nutangira gusambana uzamenye ko kwica byegereje. Na niyo mpamvu nawe nanjye uru rutonde tutaza kurwikuraho. Icyo musambere byose mbere yo kuzirikana ku minsi mikuru ishobora kudutuma tudurumbanya amategeko y'Imana no kudaca urubanza. You mustn't judge. Uze kwirinda guca urubanza, kuko urutonde ushobora kuba ruriho, ushobora kuba ruriho, twese ntihagire undi ucira urubanza. Gusa icyo tugiye kuzirikana, aho waguye ongera ubyuke, aho wumva waratanye ongera ubyuke, kuko Imana ikize ku mpuhwe ndetse n'imbabazi. Ntuzice, ntuzasambane. Ngaha aho tugiye kurangamira Nyagasani, kugira ngo nawe wongere urebe ahantu hose wagiye ugwa, maze koko uharanire kubyuka, ubyuke usingiza Imana, ubyuke wongera igitinyiro cy'Imana mu buzima bwawe, kuko kwica bihamagara gusambana, cyangwa nanone gusambana bihamagara kwica. Isomo rya mbere turazirikana iminsi mikuru Nyagasani ari kudusaba gukora. Yubire imyaka 50, ibyishimo, kongera kwishima. Yubire rero bigatubera igihe cyo gutangaza imbabazi, cyo koroherana, cyo gusubiza ibintu mu buryo. Izi mbabazi z'Imana rero nizo twakira cyane cyane mu minsi mikuru, bityo tukazirikana ko Imana tugomba kwitinya ndetse no kongera kureba uburyo twabaniye bagenzi bacu tukabubaha. Iminsi mikuru yacu niyo guhimbaza Imana, iminsi mikuru yacu niyo koroherana, iminsi mikuru yacu niyo kongera umubano mwiza tugomba kugirana n'abandi, iminsi mikuru yacu niyo kuduhuza n'Imana, tukigera n'Imana. Ngiyo yubire yacu, gutangaza imbabazi z'Imana, gutangaza koroherana, gutangaza ibitangaza Imana yagiye dukorera, n'ibindi byinshi cyane byo gushimira Imana. Nguwo umunsi mukuru. Ese muri ubu buzima ukurikije uko dukora iminsi mikuru, ni igihe cyo guhimbaza Imana cyangwa ni igihe cyo kwihimbaza, kwiyerekezaho, guhimbaza Imana cyangwa kwihimbaza, gusingiza Imana cyangwa kwisingiza, kuvuza ihembe, kurangurura ijwi? Igihe cy'imbabazi, igihe cy'uburokore, igihe cy'ubucunguzi bwacu. Ni nayo ntero muri ibyo Zaburi no munsi, Zaburi ya 67 ati Mana yacu, imiryango yose y'isi ni gusingize. Amen, amen. Gusingiza Imana mu birori byacu, gusingiza Imana mu minsi mikuru yacu, igihe cy'iminsi mikuru kigatubera umwanya wo guhimbaza Imana. Hezagirwa Nyagasani. Uze kureba nawe niba iminsi yawe mikuru atari uguheza Imana. Ese ni uguheza Imana cyangwa no guhezagira Imana? Ivanjiri y'uno munsi iratwibutsa, iratwerekeza ku munsi mukuru wa Herodi. Herodi nk'umutware w'intara ya Galileya mu gihe cya Yezu, uburyo yahimbaje isabukuru ye. Cyo bikwa ntibatubwira niba yari imyaka 50, niba ari 20, niba ari 10. Icyo batubwira nuko nyine yakoze umunsi mukuru wo guhimbaza isabukuru ye. Rero nk'umutware watwaraga iyo ntara, hari ibyo nyine yakomeje gutwara, akomeza gutwara kugeza ku ndunduro. Turazirikana uburyo Herodi yigamba, yumvise ibitangaza bya Yezu, yumvise uburyo Yezu ari kugira neza, yumvise uburyo Yezu ari kwigisha, ari gukora ibitangaza. Ibyo Herodi agakomeza akibazaho, yigamba. Muri uko kwigamba kwe bahise batwereka ibyo yigambye, uburyo yishe Yohani Batisa. Cya cyaha cy'ubusambanyi cyaje guhamagara icyaha cyo kwica. Ubwo batubwira uburyo yaracyuye umugore wa murumuna we Filipo, Herodiya,
nuko bakabana batyo muri ubwo buzima, ubushoreke ubuharike byose birimo, bikaza kurangira yivuganye Yohani Batisa, kubera ko Yohani Batisa yamubuzaga kuzana umugore wa murumuna Filipo, yamubuzaga ingeso y'ubusambanyi. Nibwo birangiye rero bya birori, aho kugira ngo bikize, ahubwo bije kwica Yohani Batisa. Twongere turebe dusuzume abantu bose bari mu rupfu rwa Yohani Batisa, aba batumirwa, ntihageze n'umwe unakebura Herode ati ibikora ni bike, ahubwo bose bakomeje kuba inkoma amashyi ati mwice, bakomeza binywera birira mu mudabagiro, ariko baheza intore y'Imana, baheza Imana mu byabo. Twongera tukazirikana kandi uruhare rw'umukobwa Herodiya agahimbaza Herodi muri ibi birori, ikaza kurangira yegukanye umutwe wa Yohani Batisa ku mbehe. Nguko uko Herodiya yahoraga ashaka ikintu cyose cyatuma Yohani Batisa bamwigizayo apfa, none koko abonye urwaho, abonye aho abihera. Twumvise rero uburyo Yohani bagiye kumucira umutwe mu nzu y'imbohe, bakamuca umutwe bakawuzanira Herodiya ku mbehe. Tudaciye ku mpande, twongere turebe dusuzume mu buzima bwacu uburyo iki cyaha cy'ubusambanyi akenshi gikurura kwica. Nta n'umutunzi urutoki undi, nta n'umucira urubanza undi. Wongere usuzume urebe uburyo iki cyaha kizana akavuyo mu miryango yacu, guca inyuma, kikazana akavuyo mu mubano w'abashakanye, kikazana akavuyo mu mubano w'abihaye Imana, abashakanye, urubyiruko, abana n'ibindi byaha byose iki cyaha gikurura. Ntigihema kwica ubuzima bw'abandi. Umubi rero nuwabuze Herode ati nyaboneka wo kwica, nyaboneka gukora nabi, ariko birangira ibintu byivanze, birangira icyari reception, ibirori bisoreje kuri deception, gusoreza ku rupfu. Abantu batangiye mu byishimo, ibirori, banezerwa, bikaza kurangira bose batashye, ibirori bikarangira ku mubabaro, ku rupfu. Kurura icyo gisebo, kuri iyo foto y'ibyo birori byatangiye muri reception, kaza kurangira muri deception Yohani Batisa apfuye. Mu buzima busanzwe natwe ntiduhema kubona ingero z'ibirori birangira nabi, z'ibirori biberamo ibibi, z'ibirori biberamo ibyaha byinshi. Ukibaza ngo ese Nyagasani tujye tumutumira mu birori byacu akazamo, niwe ubitangiza na niwe ubisoza? Ibirori byacu Imana izamo? Ibirori byacu duhezagera mu Imana cyangwa duheza mu Imana? Ibaze nanjye nibaze. Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, umukobwa yari ari kwitegura ubukwe, gushyingirwa. Nuko arebye ku rutonde rw'ibintu agomba kujyana ku musore bagiye kubana, abona ari byinshi cyane. Afata icyemezo cyo kujya gushaka akazi kugira ngo abone ibitahanwa bitubutse. Nuko ajya gushaka akazi mu ruganda. Igihe atangiye gukora akazi, patro w'urwo ruganda abaramwigombye. Nuko aramuhamagara amubwira ati si ibitahano ushaka, ntujye gukora ubukwe, ngiye kugusaba ikintu kimwe gusa. Ndagusaba ko tuzajya turyamana, tukararana, kugira ngo nanjye nzakubonera ibitahanwa byose wifuza. Nuko wa mukobwa ati none se umugabo wanjye ntazabimenya? Ntabwo byemeye, kubera ko umugabo wanjye azabimenya. Bikomeza umupatro akomeza kugenda amuguyaguya, amwereka nyine ko ntacyo bitwaye umugabo atazabimenya. Niko byaje kugenda koko, baje gukomeza bagenda baryamana. Uko baryama nyine agenda amushakira buhoro buhoro ibintu, ibitahanwa, ibyo azatahana mu rugo rwe. Uzi ko igihe cyaje kugera, abakozi bagenzi bagatangira kubibona uwo mubano udasanzwe uwo patro afitanye n'uwo mukozi uri gushaka ibitahanwa. Nuko ubimenye wese, patro yamenya ko hari warabutswe umubano utari mwiza, agahita mwirukana, bamwe akabirukana, abandi akabafungisha, n'abandi benshi bagiye bamenya ibyo uwo mubano, bagahura n'ibyago bikomeye. Nuko igihe kimwe cyaje kugera, wa mukobwa igihe cy'ubukwe cyegereje, patro agiye kumva imva umukobwa aramubwira ati ubu rero ndatwite, sinzi uko nzabigenza, ndahinguka imbere y'umusore, umusore tuzabana, bizagenda bite? Nuko bakora ibishoboka byose, wa mwana bashaka uburyo bamuregisa, wari mu nda, anywa imiti ishoboka n'idashoboka, yandanga kuvamo. Bageze ibishoboka byose yandanga kuvamo. Nuko igihe kigeze yandanze kuvamo, patro afata icyemezo
cyuko agiye guhamagara umusore w'uwo mukobwa uwo bazabana, maze nawe akamuha akazi muri urwo ruganda kugira ngo dosiye bayinywereho amazi. Igihe cyaje kugeraho umusore ntiyaronka ibyabaye, agira ngo ni impuhwe, azampuhwe nyine tugomba gutangaza muri yubile mu minsi mikuru. Nuko wa musore arabukwa, yaje kwisanga ari umukozi ukomeye muri urwo ruganda. Siniriwe mvuga igihe ubukwe bwabereye, ngo nuko ubukwe bumaze kuba barabana, arabubakira, abakorera ibintu byose, ibirori byose arabibakorera, nuko barabana, wa mukobwa na wa musore. Igihe cyaje kugera baranabyara. Bamaze kubyara, sinirwa mvuza kuvuga uburyo umwana yavutse ari photocopy conformal original, bishatse kuvuga asa nyine na se. Ariko icyo nshaka gutindaho ni uko uyu mwana ngo amaze kuvuka, yaje kuvukana ubumuga, avuka acitse akaboko. Nuko ababyeyi barige hirya bareba hino, bibaza uko uwo mwana bazamurera ufite inenge. Igihe cyaje kugera, wa mwana baramurigisa, wa mwana baramwica, sijya wahera. Nuko rwa rugo na n'ubu ntibarabona undi mwana. Umubabaro, agahinda muri rwa rugo n'ibindi byinshi cyane byaje kwivangamo. Sinakwirwa nkubwira uburyo igihe cyageze rwa rugo ntibongeye kubona undi mwana, bakomereje mu gahinda n'imibabaro. Ahubwo icyo nifuza gukubaza muri ibi birori, nyuma kumva ino nkuru, ni abantu bangahe bapfuye, ni abantu bangahe bapfiriye muri ubu bukwe. Bamwe bati naka gahinja. Bayoboke b'Imana, Yezu Kristo akuzwe. Niba wumvise neza, uraza gusanga kuri ubutonde hapfuye abantu benshi. Hari abafunzwe, hari abarigishijwe utamenya irengero ryabo, hari uruhinja. Ariko bikomeye cyane, uraza gusanga hari abapfuye kuri roho, hari abapfuye bahagaze. Aba bapatoro bagenda bica abandi. Ni nabyo umuhanga avuze ati, ntushobora kwica umuntu ngo usigare uri muzima. Rero twitondere uburyo twica abandi, kuko kenshi natwe tuba twarapfuye. Aba bapatoro barapfuye. Erega ari uyu musore n'uyu mukobwa bose bageze ngo baracyari bazima. Nk'uko kwiyahura, nk'uko kwiyica, n'ibindi byaha byinshi cyane bikorerwa muri ibi birori. Kuko yavuga y'amuhanga ati, gusambana bihamagara kwica, ndetse no kwica nabyo bihamagara ubusambanyi bukiyongera cyane. N'ibindi byinshi cyane bigenda bibera muri ibi birori uko tugenda duhimbaza ibi birori. Uyu munsi nawe wongere utekereze, hari ibirori ukora bituma uhura n'Imana, bituma usabana n'Imana, cyangwa bituma usandaza abantu ukabahungeta. Uzacunge wa mubyeyi we, mu birori byacu akenshi niho usanga abantu benshi basinze, akenshi niho usanga abantu benshi bari gusambana, bari mu ngeso mbi. Ibi byose byakoranye muri bya birori. Ubusambo, kwikubira n'ubundi bukozi bw'ibi byose bwagiye buzamuka mu birori byacu. Umujinya, kurakara, kwivumbura, ati banyimye, n'ubundi bukozi bw'ibi byose. Ongera utekereze ku birori dukora, nk'uko gusambana guhamagara kwica. Nawe ongera urebe niba waratangiye bene izi ngeso z'ubusambanyi, umenya ko kwica byegereje, cyangwa byaratangiye, cyangwa biri no kuba. Izi ngeso zishoyemo kitwaza intwaro zishoboka zose, inshinge, ibinini, ibyatsi n'ibindi byose biza kugufasha kwirukana wa mwana, kwirukana rwa ruhinja, kwirukana rwa rusoro, kwirukana wa muntu, guheza abandi, gufungisha abandi. Ibintu byaranze Herodi muri ubu bukwe, muri ibirori bye biba amarira gusa, biba urupfu, aho kugira ngo ibirori byawe bibe ubuzima. Uzajya gusanga hari igihe dukora iminsi mikuru, ariko iminsi mikuru ikaza kurangira ihitanye bamwe bapfuye, abandi bafunzwe, abandi bahuye n'akaga, kuko twikunze twanga Imana. Ibirori byanjye iyo nkoresha umunsi mukuru, uba ari uwo kubaha Imana, cyangwa uba ari uwo guheza Imana mu buzima bwacu, guheza Imana mu buzima bwanjye. Mubyeyi, turasoza kongera gusaba Imana imbabazi ahantu hose twagiye twishora mu ngeso mbi, ukiruka ugashaka ibitahanwa, bikaza kurangira utahanye urupfu, utahanye umuvumo, aho gutahana Imana. Twongere turebe uburyo dusabira ibintu, ariko tukirukana abantu, tukirukana ubuntu bw'Imana. Nyagasani udufashe kugira ngo ibintu ntibigatwibagize abantu, bityo uko dusabana n'abantu bidufashe gusabana nawe, twakira ubuntu bwawe buri munsi. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Mukuru wa Gisirasi
wa diyosezi ya Cyangugu